Ibishanga bya Nyirabirande na Ndongozi bifite ubuso bugera kuri hegitari 500 bikora ku mirenge ya Nemba, Cyeru na Rwerere yo mu karere ka Burera. Muri iki gihe abahinzi bateguye guhingamo ibirayi. Kugeza ubu igeze muri ibi bishanga usanga hari bake bamaze gushyira imbuto mu butaka, ariko hakaba bafite intabire gusa n'abatarahinga. Bahuriza ku kibazo cy'imbuto y'ibirayi bavuga ko ihenze. Iyi season tugiyemo ku muhinzi ni ingorabahizi. Cyo cyore cyarazamutse uyu munsi yari amafaranga 900. Yewe ngubu urugero nitangaho mfite aho minga hari ari 22. Zo ari 22 zijamo ibiro 250 by'ibirayi. Urumva ubu narahinze, ariko kubera ikibazo cy'imbuto y'ibirayi yabuze kudaterera igihe. Imbuto y'ibirayi rwose irarengereye. Imbuto ubu wayikura hehe? Ubu ni hehe muri aka karere ka Burera watwereka ngo runaka wenda ngo hari ahantu batubura imbuto? Twari dufite wenda izari yaratuburaga, ariko imbuto itubura ntabwo ihagije rwose aka karere ka Burera. Tuyikura mu masoko ku bahinzi bamwe baba batubuzi nyine baba barapfuye guhinga uko biboneye, nabwo ugasanga iyo mbuto atari nziza. Abahinzi barasaba ko bashyirwaho uburyo bwatuma imbuto y'ibirayi bayibona itabahenze, harimo no kuba yashyirwa kuri nkunganire ya leta. Icyo twifuza nuko wenda habonekamo nkunganire, hakabonekaho kuvuga ngo dore wenda ngo igiciro ntarengwa cyo kugura imbuto y'ibirayi nacyo ntabwo gikwiye kurenga aya mafaranga. Ibyo niho bizumvikana neza ku muhinzi kuza kumugeraho ukamubwira uti ibirayi byeze. Use waza uri kumufatira ibyemezo kuvuga ngo dore ngo nyabuna ibirayi byeze na amafaranga 400, utaramenya aho imbuto yayiguriye kandi yarayiguze ku biciro biri hejuru. Urumva uwo muhinzi we azaba ari hehe? Umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubuhinzi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi Dr. Uwamahoro Florence avuga ko ibyo byifuzo by'abahinzi b'ibirayi bigishakirwa ibisubizo. N'izindi mbuto zose zagiye zishyirwaho nkunganire kubera ko habaje kwigwaho ubushobozi buhari, hagaragara ko no mu mbuto z'ibirayi bikenewe nabyo byaribwaho, ariko ntabwo twavuga ngo ni ikintu cya uyu munsi gusa. Icyo namaraho impungenge nuko uko ibibazo bigenda biza niko abantu bagenda bashaka ibisubizo. Izo mbogamizi zose zirimo nyinshi turazizi, turimo no kugenda tuzishakira ibisubizo imwe ku yindi. Turagerageza kubyigaho n'inzego zibishinzwe, turebe ubushobozi buhari hakorwa iki, kuko natwe ntabwo twifuza kumuhinza ahinga ahubwo. Amabwiriza ya Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi yerekeranye n'itangwa ry'inyongeramusaruro z'ubuhinzi harimo nkunganire ya leta yasohotse umwaka ushize 2022 yerekana ko imbuto z'ibigori, soya n'ingano ari z'umuhinzi yunganirwaho. Basiyanse ishimwe mu karere ka Burera.